akuyu munsi tugatangire hano hakuno mw'abantu mwe mugenda mumbwira ngo murankunda ngo mwamwambuze muzajye mungaya gutinda simuzangaye guhera ndahari gatanu ku kandi ndahari kugira ngo mukomeze muryoherwe nizi video nkomeza kubaho umunsi ku munsi nzajya ngenda nzibaha gake gake mwarambwiye ngo murankunda di nje kuzajya nanjye ndabereka yuko mbakunda bya cyane tugatangire hano hakuno hari umukobwa nyine uri kugenda abwira umusore ati burya nubwo nyine nubwo cyagiye nagutunguye nkakwereka bya bindi nkaguhingukaho ati usomenya aho nturutse ati biriya nta birenze ati nzakwereka n'ibindi uyu mukobwa ni umukobwa mbanza w'idayimoni kuko ibintu ari kuvuga nta kuntu watungura umuntu ngo umuhingukeho nyine usimbuke umuhingukeho akayoberwa aho uturutse uyu mukobwa mbanza ari ikidayimoni uko ari aho ngaho hari iyazaga baraje ni umumotari utwaye umugenzi nyine murabizi yuko muri Kigali haba hari abamotari nyine batwara abagenzi cyangwa se abamotari biyemeje gucucura aho bo babonye baraje bahita bamushikuza telefone bavuga ati uramenyesha ati muri Kigali ho kaza uzaje ibintu by'imyiryo ngo uri munavugira kuri phone ugendera ku muhanda aturi murasana ibintu by'imyiryo uri muri bebeza uyu mukobwa yarumiwe nyine yifata barayitwaye yifata nk'umuntu nyine udafite icyo bimubwira avuga ati ubwo muribwira ngo umuntu wa iPhone ariko zikimbura mukoro koko ati zigwira ati ubwo muratwaye mwishimye koko ati mwebwe muri kumbabaza bariya bamotari nyine hari ukuntu umuntu aza agacunga uri kuvugira kuri phone akayigushikuza akaba arayitwaye niko bayitwaye nawe niko bayigenje ariko bibutsa uyu mukobwa ni ikidayimoni uyu mukobwa yabwiraga umuhungu ngo yaramutunguye ngo amugeraho yarababwiye ati ngiye kubakorera akantu ku buryo ati ku buryo umukobwa cyangwa se undi muntu muzajya muraba mwatinya nyine kuba mwamwambura uyu mukobwa nyine ndabibutsa yuko uyu mukobwa aforomye mu buryo bw'ikigini uyu mukobwa ameze nk'igini nubwo bamutwariye telefoni uyu mukobwa yakomeje kwivugisha ati cyakoze mwebwe murambabaje ati ngiye kubaha isomo nyine ku buryo sazagira undi muntu mwamwakiniraho cyangwa mwamwazana nyine kumuzanaho ibintu by'ubugoryi barakwereka umukobwa yakomeje nyine kugenda areba ahantu bari kugenda moto uburyo iri kugenda irenga atangira kwihindukiza biragenda bite ese ari buze kubafata gute ari buze kubabona bate narakubwiye ngo nujye umenya ko ari njyewe uzajye wemera ariko gatanu ku kandi uri buze kumenya nyine ikirimo kijyambe yakomeje kwihindukiza uko yagahindukiye yahise azamuka aratumuka mu bicu mwabibonye abantu nk'aba babaho nk'abantu yahise azamuka mu kirere aratumuka ajya mu bicu ariko abangaba nyine bakomeje kuza mu muhanda murabizi buno bari kwishima ati kuva nyine tugacakaje kariya kaginga ati telefone twayerega ati phone twayitwaye abangaba ni gutya baza narababwiye ngo ngiye kuzajya ndabaha video gake mwebwe mukande subscribe nukunda video nyine uze kwikandaho like uze no gusharinga uyu nguyu yaraje avuga ati parika mwana parika turebe iyi phone tuyirebe intano yayo turebe uburyo iforomye uyu nguyu yakomeje kwicekinga amubwira ati ndabona ifite ka pochette keza uyu yahise afata nyine zino kaske amanje gufata zino kaske azirambika hano ngaha wa mukobwa twabibonye na aforomye mu buryo navuga uko ari nk'ikidayimoni cyangwa se ikigini agera agahinduka akahita azamuka mwabibonye afite imbaraga zidasanzwe afite za mbaraga nkubwira ngo ni z'amadayimoni cyangwa se ni imbaraga z'amajini uyu nguyu umumotari nyine aramubwira turi murayibona mwana tonde nkuremo kasike tonde nkuremo kasike ati ni phone mwana atuzi ko ayo mafaranga aguze iyi telefoni ntari nayakorera n'umunsi n'umwe iyo umujama ahita amubwira ati wewe ubwo waguriye moto wigeze wayakorera mu kwezi kumwe hari ayo wigeze wakorera uyu nguyu yaramubwira ati ko ndimo ndeba nkabona ari nziza bya cyane yahise atangira kuyigira nk'iye atangira kuyiciraho nyine urabizi iyo umuntu abonye iboro nk'iyi ngiyi
abonye imari imeze nka gutya ahita atangira kwishimisha nyine avuga yuko atomboye, abonye nyine ibora atigeze atunga muri ya myaka yose, muri ya mezi abiri ashize aguze iyi moto, ngo ashize amezi abiri aguze iyi moto. Yakomeje nyine kwirebesha aravuga ati iyi foni ndi kubona ati atuzika intano yahita zuzura we, ati intano kugira ngo izuzure nta kubeshya, ati niyo wajya kuri TikTok bacira aho ngaho akivuga ibyo ngibyo, mubonye uburyo amanutse ntabyo bazi, bamubonye yicaye ndebera, haramubonye bakubitwa n'inkuba, ati toka, ati mu izina rya Yesu. Sinzi ese iyi foni barayicikana simbizi. Uyu nguyu yahise afatiraho nyine aza yirukanka ngaze kuri moto nyine baba bacika. Ubonye uburyo umukobwa amanutse, uyu nguyu aramubwira ati ariko uyu munyagwa uri kutugendaho, ati ari kutugendaho umuntu atubaza iki. Uyu nguyu aramubwira ati urira moto wana, turira moto twigendere, ibyo ari kudushakaho uyobewe ko twamutwaye telefoni. Yahise akubita intuza, yahise yata moto nyine barigendera uyu mukobwa. Ariko uyu mukobwa nababwiye ngo sinzi niba bari buze guheza iyi telefoni, bahise birukanka bata kasike bazita aho ngaho nyine barirukanka. Nawe urabizi umuntu uri mu cyaha, ariko uko mwabibonye uyu mukobwa ajya yihindura. Wa muntu we mubwire ngo niba uri mushya ukore ku nzogera ukandika subscribe. Nakubwiye ngo uyu mukobwa ajya yihindura, yarababwiye ati ariko ati mbahaye amahirwe ya gatatu, ubwo murakibwira ko muncitse. Ati kwera atuzika abantu nkamwe mutangaje koko, atubwo mwatwaye telefoni yanjye muzi ko mwana hariye telefoni, ariko nanjye nkurikije uko nabibonye uyu mukobwa ntago hatwara ikintu cye ngo ugiheze. Yahise yihindura, mwabibonye arihindura, kubabibonye mwabibonye yarahindutse arongera azamuka ibirere. Abangaba nyine barimo baragerageza bashaka guhunga nyine ngo babe bacika uriya mukobwa, dore ko abageze habi ari kubagenda ahubwo kabi no kukeza. Noneho baje nyine muri za gasyata handi hepfo nyine mu bukaritsiye budatuwe n'abantu nyine, ku buryo utamenya wagwani, ku buryo utamenya ikiri imbere, ku buryo utamenya ahantu umuntu ari. Niho bahise baje muri za gasyata, baza ahantu nyine nabyo kuvuga ko ari nko mu bigori, baje ahantu muri za gasyata bya bindi mbabwira ngo ni ahantu nyine, hari ahantu nyine ushobora kwitsimba none kugira ngo ujye kureba ya bora yawe, bikagusaba yuko witsimba kugira ngo nyine hatagira umuntu uri bwakubone. Ariko mwabibonye sinzi niba uriya mukobwa bari bubashe kumucika. Baraje nyine arangije umumotari aparika moto hano ngaha, aramubwira ati ndizera hano ngaha atari buze atari bwatubone, atandizera atari bwatubone, ati reka duhamagare Eric, ati turabizi yuko agura fone zakoze abe yaduhamo make tube twabona nyine. Urabizi muri Kigali nyine ubuzima buba bugoye, urabizi muri Kigali nyine ibintu ntabwo biba byoroshye. Yavuze ati reka nze ndahita mpamagara Eric tujye hariya hepfo aho dusanzwe ati niho turahurira, turahita tumuhamagara noneho tube twayicakaza ati tube twayicakaza. Uyu namubwira ati banguka mwana kitaba cyanadukurikiye nka mbere, ati dore ko cyari cyadukurikiye n'ubundi. Uyu nguyu nyine baje aravuga ati saa yahamenya wa ndakeka atahamenya. Bahise baza ahantu nyine ahantu nyine urabona ni ahantu navuga uyu mugezi niba bawita munindi sombazi. Umugezi nk'uyu nguyu hari ubugezi nabonye baba bita munindi, baje kuri kakagezi ka munindi. Baje hano ngaha hari ahantu bacukura ibintu by'imicanga cyangwa ukuntu, hari ahantu bagenda bajombora ibintu by'imicanga bakura imicanga mu mazi nyine. Baje hano mu gace hirya bahamagare uwo muhungu abahe make ubundi bikomereze. Baje hano ngaha ni gutya baza, ni gutya bagenda, bashaka guheza iyi fone. Murabyibuka uburyo twagatangiye, uburyo twatangiye bayimupepura bamumusanze mu muhanda bakayipepura uriya mukobwa. Bageze hano ngara bati uriya muvuna muhito, aturiya muvuna muhito koko aturabona yamenya hano hantu, aturabona yahamenya ko katimbwira atahantu yahamenya. Ariko niba mwabibonye neza uriya mukobwa ngiye nabonye akorana n'imyuka mibi, akorana n'abadayimoni, nabonye atoroshye. Aramubwira ati kano gace turimo mwana atahantu turi harihishe, ati cyambere ni no ku mugezi, ati nta watwumva mana, atahantu nta watwumva, ati uriya muvuna muheto nta, ati se yaza kuhagera ryari, ati uriya muvuna muheto
ati usibye kubeshyabeshya hano hantu ati nta nubwo yahamenya ati se we ubwo yahamenya ahabwiwe nande ariko murabizi niba nabibabwiye cyangwa se mwabisobanukiwe ko uriya mukobwa afite imbaraga z'ubudayimoni ari nk'ikidayimoni nyine hari abantu baba bameze nka kuriya nyine ari amadayimoni uyu yaramubwira ati ariko iyi foni usibye kutubeshya Eric ari bwaduhangaye ati Eric ati hamagara Eric aze nyine abe yayigura nyine ati aturimo urakabona we aturimo urakabona uburyo kameze murakabona uburyo kameze uyu nguyu yagiye kuri fone nyine ahamagara Eric ari guhamagara Eric ngazi kubabo nyine bakumvikana kuri iyi telefoni none akaba yayitwara ari guhamagara Eric namubwiye ati uri buze kudusanga ati kuri kakagezi kakandi nyine hahandi bacukura imicanga atari huze kudusanga ati dufite imari nyine uze kuwagera vuba nyine iyi mari ube wayigura nawe nyine urabizi nk'umukiriya utangira kwibaza ati se yaramubaje ati se iyo mari mufite se ati meze gute amubwira ati atuzifoni dufite ati ndi kuyireba hano ngaha nyifite mu maboko yanjye ati nkumva ndatiti ati ni za zindi zigura miliyoni ati ni za zindi ziba ziri hejuru ya miliyoni ati sinzi no kubitandukanya ariko ati ntago yajya muri miliyoni n'igice ati ntago yajya munsi ya miliyoni barikomeje gusesengurira Eric nyine uburyo fone imeze noneho ku buryo bari buze kuza bakaba bahura noneho bakaba yabahereza iyi telefoni bakumvikana akabasigira amafaranga make Eric yarababwiye ati ambo niba ari fone nyine mukimbije ntago nahita mvuga ati ndabaha miliyoni yose cyangwa se ndabaha miliyoni imwe niba ari iPhone ndabakubita 500 ati niba ari iPhone ndaba nabakubita 500 ati noneho ibyo 500 ari byo naba uzi nkuyera mu gati yesa mwongura ati 500 uyu muhungu nyine yaracabiranywe yumvise 500 aravuga ati ariko nanone ni make ati nanone ni make uyu ngo yaramubwiye ati sisa yose sha tuziko ati nawe uzikura tugura moto kitwara hatera umuntu w'umugabo we ati sisa ni menshi we ati 500 se uri kumva nta n'ijana mfite nonaha turi kumva twabyanga bahamagaye Eric ngazatwara iyi telefoni azayicekinge nasanga ari iPhone ari buze kuba ibihumbi ari buze kubaha 500 kandi murabizi yuko nyine foni za iPhone zigura muri miliyoni imwe ariko bo nyine foni nyine wakimbije kuriya cyangwa watwaye mu buryo wayibye ntago bakurengereza 500 bagerageza kuguha makeya nyine kugira ngo kuko iba yarakoreshejwe kuko baba barayikozemo murabizi nyine ikintu kitari original cyangwa se kidafunukujwe cyangwa niyo wafunukuza telefoni hagashira igihe ugatakaza agaciro niyo haba hashize icyumweru kimwe uyiguze ntago bagusubiza ya mafaranga wayiguze ibyo ni ibintu muzi namwe murabizi uyu nguyu yaramubwiye ati sha ati 500 ni ibihumbi byinshi na amafaranga menshi ati reba tuzishyura nyiri byondo ati ubuzima bukomeze kugenda neza ati turahita tugenda tutereka hari ibifuka by'imiceri ni nk'ababandi biceka inzozi nyine akavuga ati wama miliyoni wagura iki ese we bayigwaye wagura iki uyu ngo atatangira kwipangira kwishyura nyiri byondo apanga kumaya uyu musore baciraho dore wa mukobwa ntabibabwiye uyu mukobwa baciraho bose baratangaye ati karabaye niba mwabonye uburyo asa ntagaza nyine nkuko abantu bagenda aza unavuga ko ari nk'ikivejuru aturutse mu kirere bari hano ngaha wibuke bataye moto bari kwivugisha ati aha ntago yahamenya hasi yamenya uko byagenze aha nyine ati ntago yabimenya dore baramubonye nyine urabo uzi kubona umuntu uturutse hejuru mu kirere bahise bashaka kwirukanka bagiye kwirukanka batari birukanka bahise bamubona imbere yabo urabibonye aka kantu urakabonye bari bagiye kwirukanka ngo bahunge hakibona hari ukuntu ngo ujya mu ishyamba bikarangira ubaye umuhigo wari ugiye guhiga ugashiduka wabaye umuhigo aba bari bagiye kwirukanka ngo bajye imbere abatanga imbere
sinzi niba abantu bakora nka gutya cyangwa se abantu bafunye gutya nk'abarimo nk'abafite imyuka mibi wabacika wajya mu nzu ntaho wahungira. Uyu nguyu yahise amubwira ati ariko aka kavuna muheto kari kudukanga katujya imbere kadutangatanga turi babiri twagahaye ikosa we. Ati yahise atangira kwivugisha ati mva imbere cyangwa ngo ukosore se musenzi, ati watuvuye imbere cyangwa tukagukosora. Nta bya bindi bavuga ati nyine babiri kuri umwe se ni gute umuntu umwe akanga abantu babiri, kandi nyine hazamo distance. Nyine hari igihe usanga umuntu umwe yakubita n'abantu 100, ibyo bibaho hari iby'amakabya nkuru, ugasanga umuntu umwe yakubita abantu 100 icyarimwe. Ibyo ni ibintu muzi bahise batangira gupapaza aravuga ati ko turi abasore ariko umukobwa ni gute dutera ubwoba we, umukobwa nk'uyu nguyu ni gute dutera ubwoba. Iyo yatangiye kumutunga urutoki ariko watuvuye imbere cyangwa tukagucapa, ibintu ni bimwe, watuvuye imbere cyangwa tukagucapa we. Uyu mukobwa yese afata uyu musore atangira kuniga, wabibonye yese amufata ashyiramo bya bibaraga bye, afite ukuntu afite ibibaraga uyu mukobwa ahita amuniga aramugaramisha. Uyu nguyu nawe aramubwira ati icara hasi se, ati icara hasi, icara wige, ati icara hasi imbesire. Uyu ngo babiri ngo bakubise umwe ariko ahangaha sinzi ikibakibwiye kwicara nacyo cyanga kumva. Uyu nguyu aramubwira ati akira telefoni yawe undeke nigendere, atakira. Bamukubise nyine baramufashe mu izosi amunigana na bya bibaraga. Undebere yahise azamuka. Uyu nguyu we yakomeje kwihagararaho ati sindicara hasi we, ati ngiye ndicara mu byondo. Undebere yahise avuna ikintu yashinguye. Ndebera nawe umukobwa nk'uyu yahise ashinguza inurusi, yahise akuramo inurusi, hari hashinze inurusi ayikurayo. Yababwiye ngo arabaha isomo ngo arabatera, ku buryo muri uyu mujyi nyine ntawe uzongera kuba wakora biriya bintu bari bakoze. Cyese atangira gukubita nyana y'imbwa ayicira inkoni. Uyu nguyu yakomeza gutakamba ati mbabarira ye, ati wamubabariye ubundi ukatureka tukigendera. Ati cyambere si telefoni yawe turaba tuguhaye. Ahise akibwira ati sotera akatsino, aticara hasi, aticara hasi. Uyu mukobwa mwabibonye afite ibintu by'ibibaraga, nje navuga ko afite ibibaraga nyine bya bindi biba bidasanzwe, afite ibibaraga by'ibivejuru. Yatangiye kubashyira ku murongo, babonye murabizi batangiye kwirukanka, bari batangiye kwirukanka batari biruka, babona afite nyine uburyo ahinguka imbere yabo, bo batari afite uburyo control imitekerereze yabo, utari wagenda cyangwa se utari wasimbuka akaba yagukontrol nyine akaba yakugeza imbere. Bari bagiye kwirukanka. Uyu nguyu yakomeje gusaba imbabazi. Uyu nguyu nawe baramubandika aticara hasi kavuna umuheto, aticara hasi. Uyu nawe akomeza gutakamba ati waretse basi tukaguha telefone 2 tukaba watureka, tukaba watureka. Uyu we bamunize. Umuntu yakunigishije biriya bibaraga ntago mbizi niba nyine washobora kuba wagira icyo ukora. Yatangiye kugitera inkoni nyine atangira kugikubita ati mbabarira rwose, ati mbabarira, ati niba ari phone yawe ushaka ndi bwayiguhe. Ariko yatangiye kuvugishwa, hari ukuntu bagukubita nyine ugatangira ukavugishwa, bagukubita inkoni ugatangira ukavugishwa. Byibyo utibwa bakoza amabara, hari igihe nyine uvuga ngo uribye cyangwa se ibyo wibye bikakugaruka. Mwaba star imwe mumurikira kuri YouTube yacu initanga films, mwirinde kwiba, dore ibi bari kubabaho. Mwirinde nyine kugenda muhemuka, mwirinde ibintu by'amahugu. Uyu nguyu yashatse kumwiyongoza atari ko wamugobwa we duhangane, ariko uyu yavuye kwizima, bamugagaje, bamunize. Mwabibonye bamunize. Uyu nguyu yahise apfukama ati rwose, ati tubabarire, ati tubabarire, ati mureke, reka kumukubita. Yabashyize ku murongo arabahondagura. Sinzi ese ari bubabarire. Ndarakubwiye ngo wumva ari jewe usajye wishima kuri busobanukirwe. Yakomeje nyine kumuhata ikiboko. Sinzi niba umuntu nk'uyu wari ugiye gutwarira telefoni, niba n'amagambo yavuze, niba ari bubareka bakagenda, niba ari bubice, ntago mbizi biragenda bite. Yakomeje kubahata imigeri. Uyu nguyu we yarakomeje kuvuga ati wangiri mu kambabarira koko. Uyu bakomeje kumushota. Reba umugabo w'inda ungana gutya
bari gukubita imigeri kubera kwiba ni bibi. Mwabasitari mwe ndabizi ko munkurikira muri benshi, ndabizi ko munkunda nk'ibisanzwe, nanjye ndabakunda. Banagerageje kuzikora kugira ngo musobanukirwe. Bako nyine yaratakambye asaba imbabazi, ese izi mbabazi arazihabwa? Dutegereje kureba se biragenda bite. Yarababwiye ati, uyu nguyu yaramubwiye ati uko bari kugenda basaba imbabazi we ntago ari kuvuga, nta kintu ari kuvuga, nta jambo ari kuvuga. Uyu nguyu yaramubwiye ati mbabarira, ati ni ubwa mbere, ati reka ndashyire ku mana, ati ni ubwa mbere n'ubwa nyuma ni iby'iboro, ati sinzongera kwiba, sinzi niba warahira n'uyu yarapfukamye, ati ni ubwa mbere n'ubwa nyuma, ati n'ubundi zirangeso twebwe ntabwo twazigiraga, ati zirangeso ntabwo zatubagaho, ati batangiye kwisobanura, ati zirangeso, ati ntabwo zatubagaho, ati zirangeso rwose, ati zirangeso ntabwo tuzimenyeye, ati usibye ko twaguciyeho nyine. Uyu nguyu bamuteye igiti atangira kwitakana, ati ni kino cyambaye ikote cyayigushikuje, ati none uri inzu niga, ati hafi yo kumpeza umwuka kandi atari njyewe wakwatse telefoni nyine, atari njyewe wayikwatse, ati reba ibintu nkore. Uyu nguyu bamukubise ikindi ati cacakase, ati ko yanyanze telefoni umutwaye si uhagarare, ati ko yanyanze telefoni umutwaye si uhagarare nukubereye. Uyu nguyu yakomeje gusaba imbabazi, ati ni irya mbere n'irya nyuma yewe, ati we tubabarire tugende, ati tubonye isomo ntabwo tuzongera kuba twatekereza kwiba, ati ntabwo tubabarire. Uyu nguyu yarababwiye ati muzajye mureka gukinisha abo mubonye bamukubise igiti hariya, bashobora kugukubita igiti cy'intuza ngo wambaye amagote, bakagukubita inturusi ikahita igusharura. Nyine murabizi ku bantu bakubiswe ku giti bita inturusi, ni igiti kiryana. Uyu nguyu bamukubise inturusi igwa hasi, abura icyo akora nyine. Wibuka uburyo bari bihagazeho, ati turagakubita. Uyu nawe yabonye zahinduye imirishyo. Uyu nguyu yakomeza gutakamba, mbabarira rwose, ati ngiye nimbona, ati mvuye hano hantu rwose, ati ntabwo nzongera kwiba, ati ntabwo nzongera kubitekereza. Uyu nguyu yahise ababwira ati mwari mwatinyutse kunyiba, ati uzi ko nta n'isoni we, ati mugatinyuka mukanyiba, ati uzi ko nta soni mugira, ati abantu b'abagabo, umuntu ufite inda ingana gutyo, ati nawe ukanyiba koko. Yatangiye kubadoda, atangira kwa kundi kuvuga ngo wafata inkumi zose ugatondeka, hari n'igihe bafata abagabo bakabatonda. Batangiye kubadoda, batangira kubabwira amagambo nyine, batangira kubabwiza inani na rimwe. Uyu mugabo nawe atangira kwicuza, undebere nawe wa mukobwa yahise yaciyeho, ndebera abangaba bose ndakubwira ngo bakomeje gutangara. Ndagusaba ni gutya tukarangije, ukande subscribe, ufungure inzogera.